Mu murwa mukuru haratuyemo umuryango wari ufite icyo bise ubutunzi ariko ukarushaho kumenyekana mu gace kubera uburyo iyo mitungo yose yari y'abantu babiri gusa. Wari ugizwe na Marita n'umuhungu we rukumbi yitwaga Devu. Se wa Devu yari yarapfuye kandi yari yashize imyaka myinshi. Uwo mugabo yari yarabyaye umwana umwe w'umuhungu yanga kubyara uwa kabiri, apfuye asiga uruganda runini rukora ibyuma byo kubakisha. Marita niwe wakomeje kuyobora ubucuruzi kugeza igihe umuhungu we yakuriye, amutoza buhoro buhoro uko bayobora uruganda, nyuma aza kumwegurira inshingano nyinshi. Nubwo Devu yari amaze kuba umuyobozi mukuru muri urwo ruganda, ntiyigeze ashaka kwitandukanya na nyina ngo ajye kwibana. Inzu yabo yari ihagije ku buryo buri wese yabaga yisanzuye. Buri mugoroba bafatiragamo ifunguro rya nimugoroba, bakaganira ku kazi, ku buzima bwabo no ku migambi y'umuryango. Marita yakundaga kuvuga ko amafaranga ashobora kugura ibintu byinshi ariko ko adashobora gusimbura urukundo rw'umuryango. Devu nawe ntiyigeze yumva ko gukomeza kubana na nyina ari ikintu kimutesha agaciro, ahubwo yabonaga ko hari amahirwe yo gukomeza kumuba hafi kuko ari we wari umureze wenyine nyuma yo gupfusha se. Abantu bamwe baramubwiraga bati uri umuntu mukuru kuki udashaka inzu ngo ujye kwibana. Yabasubizaga aseka ati kubana na mama si ubwana, ni umugisha wo kubana nawe nkimufite. Umunsi umwe inshuti ye Brian yari ituye mu majyepfo y'igihugu yamuhamagaye imubwira ko igiye gukora ubukwe. Brian na Devu bari bariganye muri kaminuza imyaka yose, bari inshuti zikomeye ku buryo Brian yari yaravuze ko atakwemera gushyingirwa Devu adahari. Devu yemeye ko azajyayo kandi n'ubundi ntiyari kubyanga. Ni za nshuti imwe yasabaga ibintu bigasa nk'aho iri kuvuga ibintu byamaze kwemerwa. Guhakana hagati yabo byabaga bigoranye. Umunsi ugeze yabwiye nyina ati mama ejo nzajya mu bukwe bwa Brian, nshaka kuhagera kare. Marita amwenyura ati ni byiza, uze kugenda muri ya modoka y'umukara, ndayikunda mba mbona ari imeze neza kurusha izindi, yatuma hatambukana umucyo. Devu yaramusetse ati mama wibagiwe ko ntarayijyana mu igaraje aho uba wagize ngo ni nzima. Nyina ati harya moteri yayo niyo yagize ikibazo. Devu ati harimo n'utundi tubazo. Marita amuhaye urufunguzo rw'indi modoka aramubwira ati ngaho twari iyanjye, ariko Devu yazunguje umutwe ati oya. Nyina ati kubera iki? Nawe ati ndashaka kugenda mu bandi bantu. Marita yaratangaye ati mu modoka rusange? Nawe ati yego. Nyina turi umuyobozi w'uruganda runini, ahantu henshi uba hafite abakozi, ntukwiriye kwisuzuguza ugenda mu modoka rusange, ushaka kugendana n'abantu koko n'abaturage. Nawe ati ariko nanjye ndi umuntu nk'abandi, kandi n'ubundi nshaka kumva ukuntu biba bimeze kugenda mu modoka rusange. Nyina ntiyakomeje kumuhata, yarazi neza ko iyo umuhungu wafashe icyemezo aba akomeje, yanze kwigora akomeza kubimuhatira, hanyuma aramureka. Bukeye kare Devu yabyutse yitegura urugendo, yambaye imyenda yoroheje itagaragaza ubukire bw'iwabo, iyo kwambara mu bukwe yitwara mu gikapu. Yasize amasaha ahenze yambaraga n'ibindi bintu byari gutuma abantu bamumenya bakabona ko hari umukire ako kanya, cyane ko noneho ahantu yari agiye mu bukwe ho yibwiraga ko ashobora kugwa n'imvura cyangwa se akaza kwandurira mu modoka z'abagenzi benshi. Muri make ntiyigoye, yifatiye agakapu ke yashyiramo utundo duke yasezera kuri nyina aragenda. Yasohotse mu rugo atega moto imugeza kuri gare nini y'umujyi. Amaze kugera muri gare yasanze hari abantu benshi. Nibwo bwa mbere yarabonye ukuntu haba hari akavuyo, abantu bamwe bihuta bashaka imodoka, abandi bikoreye imizigo, hari n'abaherekeje abagenzi babo. Devu yaguze itike yerekeza mu majyepfo, hashize akanya gato abari baguze amatike batangira kwinjira muri bisi. Yarinjiye yashaka aho yicara, abona hari intebe imwe yari isigaye iruhande rw'umukobwa wari wicaye areba hanze mu idirishya. Yaramwegereye apfa kumubaza ati mbese aha hari umuntu hicaye? Yari ari kwibaraguza, yarabibonaga ko umuntu adahari. Umukobwa arahindukira amureba aramwenyura aramubwira ati oya ushobora kwicara. Imodoka yatangiye urugendo, abantu bamwe batangira gusinzira ako kanya, abandi bafata telefoni zabo barahamagara, bamwe batangira kuganira nabo bari kumwe. Devu yarebye umukobwa bari bicaranye abona ukuntu ari mwiza cyane ku buryo byari bigoye kutamwitegereza. Yari yambaye ipantaro nziza imwegereye n'agapira gasukuye kandi kamukwiriye neza. Mu maso yari yambaye indorerwamo z'umukara zari zimubereye cyane. Ku kuboko yari yambaye isaha nziza, ahetse agakapu gato kasaga n'agahenze, iruhande rwe hari telefone igezweho. Yasaga n'umuntu ukora akazi keza kandi abayeho neza. Mu kanya gato umukobwa yafunguye agashashi ka biswi, afata kamwe aramwenyura aramubaza ati wafataho kamwe tugasangira? Devu yaramurebye araseka aramubwira turakoze, hanyuma afata kamwe. Hashize akanya umukobwa aramubaje ati witwa nde? Turagirana muri gare cyangwa uraza kuviramo mu nzira? Devu yaramubwiye ati ngiye mu majyepfo, urabona nyine aho imodoka igiye niho ngiye, hari inshuti yanjye igiye gukora ubukwe. Nawe ati muravukana uwo muntu? Devu ati oya, twiganye muri kaminuza gusa, twabaye inshuti kuva icyo gihe. Umukobwa yaramwenyuye, noneho Devu atangazwa no kubona umukobwa amwenyuraga neza bene ako kageni, nibwo yarabibonye neza. Umukobwa aramubwiye ati ni byiza rwose, iyo umuntu afite inshuti bamaranye igihe biba ari umugisha. Nawe yaramubajije ati wowe se? Undi ati ngiye gusura umuryango wanjye, hashize amezi menshi tutabonana.
Hashize akanya umukobwa amaze kubona ko bisanzuranyeho bihagije yarongeye ati ukora akahe kazi? Dave yarazi neza ko natangira kuvuga ukuri ikiganiro cyabo gishobora guhita gihinduka. Yari umukire nibyo, ariko guhita avuga ngo nyine mfite uruganda, imodoka, yumvise byaba byihuse bikica n'ikiganiro. Yahisemo kubeshya. Yabwiye umukobwa ati nkora akazi gasanzwe, hari aho mfasha gupakurura imizigo no gukora ibiyede. Urebye ndi umukarani. Ubuzima ni ukwishakamo ibisubizo. Umukobwa yabaye nk'utunguye gato bitewe n'ukuntu umusore yasaga, ariko ntiyabigaragaza. Yaramubwiye ati ni akazi keza, akazi kose umuntu akoranye umwete kamugirira akamaro. Dave turakoze. Nawe yaramubajije ati wowe se ukora iki? Umukobwa ntiyashakaga ko uwo musore amenya ko ari umukozi wo mu rugo. Yahise amubwira ati nkora mu iduka ricuruza telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ni akazi nkunda cyane. Dave ati ni byiza rwose, biragaragara ko ugakunda. Mu by'ukuri bombi bari bamaze kubeshyana, ariko nta n'umwe wari ubizi. Urugendo rw'amasaha ane rwakomeje barimo kuganira ku bintu byinshi, baganira ku ndirimbo bakunda, ku makipe bafana, ku mafilime barebye n'inzozi bari bafite mu buzima bwabo. Bagize aho buri wese atangira kumva ko wagira ngo amaze imyaka inazi mugenzi we. Imodoka yageze aho umukobwa agombaga kuviramo, arahaguruka afata agakapu ke. Mbere yo gusohoka yanditse nimero ya telefone ku gapapuro gato agaha Dave, aramubwira ati byanshimishije kukumenya. Dave nawe yaramwenyuye ati nandikeho nde? Umukobwa atandikaho Tona. Yavuye mu modoka arigendera. Dave akomeza urugendo rwajya mu bukwe bw'inshuti ye. Nubwo batari bamaze igihe baziranye, yisanze yakomeje kumutekerezaho. Yafashe ka gapapuro kari kariho nimero ye arakareba, agashyira mu mufuka yisetsa kandi ari wenyine. Mu masaha make yakurikiyeho imodoka yamugejeje hafi y'aho ubukwe bwari kubera. Brian inshuti ye magara akimubona yarishimye ati ndabona waje koko. Dave aseka ati nawe uri kumbaza ibyo uzi, nari kubura ndi kuza mu bukwe bwawe. Brian ati ariko se imodoka yawe iri hehe, waje ute? Dave yaramusubije ati naje muri bisi. Brian yarasetse cyane ati reka da. Nawe ati ni ukuri? Brian ati ntabwo nabyemera. Abantu bari bahari bamuzi nabo baratangaye. Benshi bari bazi neza ko Dave ashobora kuza n'imodoka iyo ari yo yose yifuza. Bamubajije impamvu yabigenje atyo, arababwira ati nifuzaga kugenda nk'abandi bose. Ubukwe bwagize igihe cyo kuba buraba. Nyuma yo gusangira no kwishimana n'abageni, Dave yarayeho kuko inshuti ze zanze ko asubirayo muri uwo mugoroba. Bukeye bwaho mbere yo gutaha yafashe telefone yandika ubutumwa bwa mbere ati wakoze kubw'urugendo rw'ejo Tona, byaranshimishije kukumenya. Hashize iminota mike Tona yaramusubije ati nanjye byaranshimishije, wageze mu bukwe amahoro? Nawe ati yego kandi warakoze cyane. Kuva uwo munsi ubutumwa bwabo bwatangiye kuba bwinshi. Mu gitondo bifuzanyaga umunsi mwiza, nimugoroba bakabazanya ko umunsi wagenze. Ibyo byatumye batangira kumenyerana kurushaho. Hashize ibyumweru bike ubuzima bwa buri wese bwakomeje nk'uko bwari busanzwe. Buri gitondo Dave yarabyukaga we na nyina bagasangira icyayi cya mu gitondo, bakaganira ku bikorwa by'uwo munsi, hanyuma akerekeza ku ruganda. Akigera ku ruganda abakozi bose bahitaga bahaguruka bakamusohoza. Yari the boss. Ubundi umuntu w'umusaza yabaga agomba kumusuhuza avuga ati muraho bwana Dave. Yinjiraga mu biro bye agasuzuma raporo z'ibyakozwe, agahura n'abashinzwe umusaruro, agashyira umukono ku masezerano mashya y'ubucuruzi. Buri munsi yabaga afite abantu benshi bamushakagaho imyanzuro. Ariko iyo Tona yamuhamagaraga amubaza ati uri hehe, yamusubiza agaseka ati ndi ku kazi, uyu munsi twapakura imizigo myinshi, ndananiwe pe, ubukarani buriya buravuna. Tona nawe yakomezaga kubyemera. Ku ruhande rwe yakimara gukupa yakomezaga akazi. Yakoraga amasuku mu nzu nini y'abakiriya bagamo, akoza ibikoresho byo mu gikoni akanateka. Ubwo ko kumesa imyenda, gutwara abana babo yakoreraga ku ishuri no gukora utundi turimo twa hato na hato yabaga ari imbere cyane. Iyo yabonaga telefoni ya Dave umuhamagaye yabanzaga gushaka ahantu hatuje. Dave yamubaza ati akazi kameze gute? Nawe agasubiza ati uyu munsi twabonye abakiriya benshi, telefoni nyinshi zagurishijwe. Buri wese yakomezaga kubeshya mugenzi we, ariko nta n'umwe abikoraga agamije kugira undi nabi. Bombi batinyaga ko ukuri kwabo kwatuma urukundo rutangira gusenyuka. Hashize amezi abiri bamaze kuba inshuti zikomeye. Buri mpera z'icyumweru bateganyaga guhura. Rimwe bahuriraga muri cafe, ubundi bagahurira muri pariki, cyangwa bakicarana hafi ya gare bahuriye bwa mbere. Buri gihe ikiganiro cyabo kuri telefoni cyamaraga amasaha menshi. Tony yatangajwe n'uburyo Dave ari umusore mwiza mu gihagararo yavugaga yiyoroheje bene ako kageni. Nta kwiyemera ko arangwaga mu magambo ye. Yumvaga ko ari umuntu ukora akazi kagoye ariko akagakora yishimye kandi afite intego zihamye. Dave nawe yakundaga uburyo Tony yavugaga ku buzima. Yumvaga afite ibitekerezo byiza, azi kwakira abantu kandi azi kuzigama amafaranga. Kenshi yaramubwiraga ati uzaba umucuruzi mwiza cyane kurushaho kabisa, ndabyizeye. Tony aseka ati nanjye mbiharanira buri munsi. Bombi babaga bishimye, nyamara buri wese azi ko hari ukorahije mugenzi we.
Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, Dave yahamagajwe n'abakozi be mu ntara y'Iburengerazuba, aho uruganda rwabo rwari rufite ububiko bunini bw'ibyuma byo kubakisha. Aho ngaho boherezagayo ibyuma, noneho bigasa naho baranguza abantu bo muri iyo ntara yose. Yumvaga ko azamarayo iminsi n'abikurikirana. Mbere yo kugenda yabwiye Tony ati, mu minsi n'igiye kuza sinzaboneka cyane. Ngiye mu ntara, nzajyana na boss gukora ikiyede ku nzu bari gusoza kubaka. Nshobora kumarayo iminsi 4. Tony yaramwihanganishije aramubwira ati, sheri, uzitonde, akazi nk'ako karananiza kandi umuntu aba yagakomerekeramo. Mu by'ukuri Dave yari agiye gukorera mu biro binini by'uruganda rwabo, aho yarategerejwe nk'umuyobozi mukuru. Naho Tony yakomeje akazi ko mu rugo yakoreragamo buri munsi, ariko amubwira ko azakomeza nawe gukora neza akazi nyine ko gucuruza telefone. Hashize iyo minsi 4, Dave yahise agaruka. Yasanze akazi ari kenshi kuko hari amasezerano mashya agombaga gukurikirana ndetse n'ibarura ry'ububiko bwose bw'uruganda. Yafashe umwanzuro wo kuhaguma indi minsi 10 kugira ngo anasure bimwe mu bice by'iyo ntara atari yarigeze ageramo. Ku mugoroba yahamagaye Tony aramubwira ati, akazi nagiye gukora kariyongereye. Bansabye kuguma indi minsi tukabanza no gusiga amarangi. Ndakeka ko nzagaruka hashize nk'ibyumweru 2. Tony ati, ni byiza, erega ko ni akazi, wonyine akazi niko gatunga umuntu ugakore, gusa ntukirengagize kuruhuka. Dave aseka ati, nzagerageza. Ku rundi ruhande, umukoresha wa Tony yaramaze iminsi amusuzugura. Hari igihe amuhamagaraga gukora ikindi kintu kandi hari icyo yari ari gukora, yatinda agata akamubwira ati, nzagukata ku mushahara. Hari n'igihe akoraga umunsi wose nta muntu n'umwe wigeze amubwira ijambo ryiza, ariko agakosa kamwe gatoya kagatuma bamutuka. Umunsi umwe amaze kurangiza akoze ibikoresho byo mu gikoni, bamutumye kugura isabune yo koga. Nk'abakire hari agasabune kihariye bogaga, kandi ako gasabune bakaguraga hakurya mu mujyi. Kugerayo byasabaga gutega. Yarasimbutse ajyayo, ageze yumva abakiriya 2 bari binjiye baganira ku mugore w'umupfakazi ufite umuhungu umwe ngo ushaka umukozi kuko abakoreraga yari yasezeye agiye gushyingirwa. Tony yaribajije ati, niba hari ahandi hantu nakorera bakanyubaha kurushaho, kuki nagumaho nkorera? Yasabye nimero abo bantu, ahubwo bamubwira ko bakwiriye no kumugurira akantu kuko ngo umupfakazi yari yabasabye kumushakira umukozi, bikarangira Tony abiyeretse. Ntabwo byabagoye kumubona, bahise babahuza. Nyuma y'iminsi 2 gusa yafashe icyemezo. Yasezeye kuba yakoreraga mu mahoro nta nduru ibaye. Yabashimiye igihe yaramaranye nabo, afata utwaragenda, banamukuburira agatelefoni bari baramutije. Ageze ku rugo yishimiye ubwiza bwaho. Hari inzu nini ifite ubusitani n'irembo rinini. Yakoze kuri sonete, hashize akanya umugore ukuze aza kumwakira. Uwo yari Marita. Yaramwenyura amubaza ati, ni wowe waje turi kuvugana? Tony ati, yego mama, ni njyewe ndahageze. Marita arishimye ati, birashimishije kuba uhibwiye, ndumva nakurangiye neza. Kuko yari azi guteka, azi gukora amasuku no kwakira abashyitsi, akamenya kwita ku rugo, ntiyari kubanza kumwigisha. Byari bishimishije kurushaho. Marita yabonye uburyo yavugaga yitonze, avugana ikinyabupfura, amukunda ako kanya bataganiriye byinshi. Yaramubwira ati, uyu munsi rero ntiwigore, ndatumiza ibyo kurya, uruhuke, uzatangira akazi ejo. Tony yumvise ibyishimo bimurenze ati, murakoze cyane. Marita ati, hano ni mu rugo, ntukifate nk'umukozi, ujye wifata nk'umwana mu rugo. Nawe nzajya ngufata nk'umwana wanjye, ujye umfata nk'umubyeyi, nuko nkorana n'abakozi banjye. Uwo mugoroba nk'uko byari bisanzwe, Dave yaramuhamagaye, bamara hafi isaha bavugana. Dave yamubwiraga ibyo yabonye mu ntara, ariko akabihinduramo inkuru z'umuntu ukora akazi k'ibiyede. Tony nawe yabaga amubeshya kwa kundi. Dave yari hafi gutaha. Tony we yaramaze gutangira akazi mu rugo w'abatabizi. Igihe cyarageze, Dave agaruka abona kubera urugendo rw'amasaha menshi yari yakoze. Nyina yamwakiriye yishimye cyane, baganiraho igihe gito, hanyuma araryama kugira ngo aruhuke. Mu gitondo cya kare cyane, Marita yabwiye umukozi mushya ati, Tony, zana icyayi ku meza. Tony yafashe tray iriho icyayi n'umugati, agenda yerekeza aho Marita yari ari kumwe n'umuhungu we baganira. Ageze ku muryango yarinjiye, ashaka kwimara amatsiko ngo arebe uwo muhungu we, tray yari ateruye ihita inyeganyega bijya kumeneka. Dave niwe wari wicaye iruhande rwa nyina, ariko nawe yahise ahagarika kunywa icyayi. Bombi barebanye nk'abakubiswe n'inkuba. Tony ntiyari yarigeze atekereza ko umukoresha mushya yari yaratomboye ari nyina w'umusore bakundanaga. Na Dave ntiyabashije kwemera ko umukobwa amubwiraga buri munsi ko akora mu iduka ricuruza amatelefoni, ari wari uzanye icyayi mu rugo rwabo. Tony yarebaga Dave nawe akamureba, buri wese akibaza niba ari kurota. Marita ntiyari ari kumva impamvu bombi bari bahise batuza batyo. Yabanje kureba umuhungu we, hanyuma areba Tony, arabaza ati, Dave, muraziranye? Dave ati, yego. Tony nawe yibutse umutwe ati, turaziranye. Marita yumiwe ati, nihe mwamenyaniye? Dave yahise areba Tony, amureba ijisho rimeze nk'irimubaza niba bavuga ukuri cyangwa niba bakomeza kubihisha.
Tona nawe ntiyarazi icyo yakora. Nyuma y'amasegonda make Dave yaravuze ati twahuriye mu rugendo. Marita amwenyura ati nicyo gitumye mutungurwa mutya. Tona yumvise umutima ugarutse mu gitereko. Yashyize tray ku meza yitonze asubira inyuma gato, ariko amaso ya Dave ntiyavaga kuri we. Yarakiri kubona wa mukobwa mwiza wahuriye muri bisi wamubwiraga ko acuruza telefoni, ariko none yari yambaye imyenda y'akazi ko mu rugo, yambaye agatambaro ku mutwe, ari wabyutsa akoropa gateka icyo cyayi, yabyutsa akora imirimo yo mu rugo kuva mu rukerera. Marita ntiyarazi ibiri kubera mu mitima yabo. Yafashe igikombe cy'icyayi aranywa, hanyuma aravuga ati Tona, uyu ni umuhungu wanjye nakubwiraga, yitwa Dave. Tona amwenyura ati nyine nejejwe no kongera kumumenya. Yahise yicuza ayo magambo akimara kuyavuga. Marita yaratangaye ati kongera? Dave yinjiye mu kiganiro vuba ati ni ukuvuga ko nyine twigeze guhurira mu rugendo igihe njya mu bukwe bwa Brian, ariko ntiyaranzi neza. Yongeye kumenya rero nonaha ubu ngo bamenye uwo ndi we. Marita ati noneho ndabyumva. Tona yahise avuga ati niba nta kindi reka njye nkomeze akazi. Marita ati yego. Tona yasohotse agenda gake, ariko ageze inyuma y'urugi ahagarara umwanya muto. Yashyize ukuboko ku gituza ariruhutsa arivugisha ati mana yanjye, iwabo ni hano koko? Mu cyumba Marita arebye umuhungu aramubaza ati ko mbona usa n'uwatunguwe cyane. Dave yisekeje ati oya mama, sinari nzi ko ari we mukozi mushya, urumva nyine twaraganiriye ntabwo nari nzi ko yaza gukora hano. Marita ati ni umukobwa mwiza cyane rero, aritonda, azi kuvuga neza kandi akora akazi ke neza. Ndi kumwakira numvise ko mbonye umukozi twari dukeneye. Dave yari ari kwibuka Tona amubeshya ati nkora mu iduka ricuruza telefoni. Yaribajije ati kuki we yambeshye, ariko ako kanya yahise yibuka ibye, mu mutima arivugisha ati ntanjye sinamubwije ukuri, ninjye wamubeshye mbere mubwira ko ndi umuyede. Mu mutima yarisekeje ati twese twarabeshyanye. Uwo munsi wose Tona yagerageje kwirinda guhura na Dave. Iyo yumvaga ari hafi yahitaga yerekeza ahandi, iyo yumvaga ijwi rye umutima wahitaga umuvamo. Dave nawe ntiyigeze amusanga aho ari, yashakaga kubanza gutekereza neza. Nimugoroba Marita yarasohotse ajya gusura inshuti yari irwaye, asiga Dave mu rugo. Tona yari ari mu gikoni ategura ifunguro rya nimugoroba. Yari yizeye ko Dave ari mu cyumba cye, mu kanya yumva umuntu yinjiye mu gikoni, ahindukiye abona ari we. Bombi barongeye baraceceka. Nyuma kanya Dave niwe wabanje kuvuga ati none se niko gucuruza telefone bikorwa? Tona yahise yifata mu maso, yarazi ko igihe cyo kubeshya kirangiye. Yasubije areba hasi ati none se niko gupakurura imizigo bikorwa? Bombi bahise barebana amaso ku maso, mu kanya gato batangira kwisetsa. Byari ubwa mbere basetse nyuma yo kumenya ukuri. Guseka kwabo ntikwari ukw'ibyishimo gusa, byari isoni, gutungurwa no kumenya ko buri wese yabeshye undi. Uwari waratinye kuvuga ukuri yarahuye n'undi warabaye nkawe. Dave yaramwegerera aramubwira ati mbabarira, sinigeze nkubeshya ngamije kugushuka. Tona we yahise apfukama ati bari njye ubabarira, sinkwiriye kuguhagarara imbere. Dave yamufashe ukuboko aramuhagurutsa aramubwira ati woya Tona, ntiwongere gupfukama imbere yanjye, nta cyaha wakoze kiruta icyo nakoze. Tona yarahagurutse ariko akomeza kureba hasi. Dave amureba aramubaza ati niki cyatumye umbwira kuko na mu iduka ricuruza telefone kandi ukora akazi ko mu rugo? Tona yaracecetse yitsa umutima, hanyuma aramubwira ati ku munsi wa mbere duhuriye muri ya bisi narakurebye mbona uri umuntu ukeye, uvuga neza, ufite ibitekerezo byagutse. Numvise nkubwiye ko ndi umukozi wo mu rugo, wahita umbona nk'umuntu uciriritse udafite agaciro. Dave yahise azunguza umutwe abihakana aramubwira ati ahubwo nibyo nanjye nabanje gutinya. Tona amureba ati watinye ibiki? Nawe ati nari nagutinye cyane. Tona ati wowe utinya njye? Buriya wabonaga ntinyitse? Nawe ati yego, ukuntu wari umeze, telefone, ibiki byose bihenze, naragutinye da. Umukobwa atari ko se uko hari igihe wagombaga kugutinya, buriya byagenze bite? Dave yarasetse aramubwira ati wabonaga se nari umuyede upakurura imizigo? Bombi bongeye guseka. Dave akomeza kumuganiriza ati nakubonye muri bisi, uko wari wambaye, isaha wari wambaye, telefone wari ufite, uburyo wavugaga byatumye numva ko uri umukobwa ukomeye. Naribajije nti ese nimubwira ko ndi nyir'uruganda narahita atekereza ko ndimo gushaka umutirita nitwaje amafaranga yanjye. Tona ati none se niyo mpamvu wavuze ko uri umuyede ukaba n'umukarani? Nawe ati yego, nagombaga kubwira ko ndi umukarani. Tona ati rero nanjye niyo mpamvu navuze ko ndi umucuruzi wa telefoni. Narirebye nigereranyije nawe mbona ndenzeho, ndavuga ni umusore tugiye kumanukana amasaha reka mubeshye mubwire ko nyine ndi umukobwa ukora akazi keza. Dave turabizi. Nawe ati iki? Umusore ati twese twagize ubwoba bumwe. Tona amwenyura ati ntukuri, ariko njye narakabije.
aka gatelefoni ntako mabuja yakoreshaga nuko aza kukama. Nagiye mu ntara ariko mfite agakapu ari akamabuja n'imyenda ariyo yampaye, ni nacyo kintu kirenze nakuyeyo. Agatelefoni yarakandekeye, byatumaga rero ukomeza gukeka ko ntakubeshya. Iyo twabaga twahuye nakomezaga kugendera kuri cya kinyoma kuko sinari kuvuguruza ibyo navugiye mu modoka igihe kitaragera. Byatumaga rero ukomeza gukeka ko ntakubeshya kuko akomezaga kumbona nse neza na nyuma yaho. Numvaga igihe kitaragera ngo nkubwize ukuri ngakomeza kukubeshya. Dave yicaye ku ntebe yo muri icyo gikoni aramubwira ati Tona, nyiri mu rugendo nagiye gukoreramo buri munsi naratekerezaga nti ese numenye ukuri uzishima cyangwa uzababara, none igisubizo ndakibonye. Tona nawe yicaye iruhande rwe aramubwira ati nanjye nyiraho nakoreraga mbere naribazaga nti ese Dave namenya ko ndi umukozi wo mu rugo azongera amamagare. Nabwo ngeze hano nakomeje kubyibaza, none mbonye igisubizo. Dave ati kandi buri munsi warambeshyaga. Tona wari ufitemo ubwoba ati wowe se ntiwabikoraga? Umusore ati narabikoraga. Tona ati warambwiraga ngo muri gusiga amarangi? Umusore ati nyamara nabaga ndi muri hoteli. Umukobwa tukambwira ngo mwapakuriye imizigo, nawe ati ahubwo nabaga ndi mu nama. Tona tukambwira ngo wananiwe, nawe ati nabaga ndi gusangira n'abafatanyabikorwa banjye. Tona yarongera araseka ati mana yanjye ubu koko. Dave ati humura, gabanya kugira ubwoba, komeza umbone nk'umuntu w'umuyede. Guseka kwabo kahise kugabanuka. Dave aramuhamagara ati Tona, nawe ati yego. Umusore ati noneho uko tumaze kumenyana neza ntiwambwira ukuri, uri kumbona ute? Tona ati nakunze wa muyede wambwiraga ko uri we. Dave ati none se ubu ngubu bimeze bite mbwira? Umukobwa ati ubumenye ko atari umuyede nyine. Dave ati none byakiriye ute, ntabwo ubabaye? Tona yazunguje umutwe ati hoya. Undi ati kubera iki? Umukobwa ati wikwibaraguza, ubwo kuko urumva narakazwa nuko umusore nakunze ari umukire? Ikibazo ahubwo nuko nanjye nakubeshye ndi umukene cyane, wenda ugiye guhita unyaga kuko nari ku rwego rwanyu. Gusa njyewe nakunze ni umuntu usakaza yakoraga. Yamurebye mu maso aramubwira ati icyo nakunze si ugukora ubukarani n'ikiyede kwawe, ni umutima wawe nakunze. Ibyo uri kubukora byose njyewe rwose nakunze ukuntu wicisha bugufi. Uri umusore woroshye kuganira nawe kandi ukavuga ibintu biri mu bwenge bifite umumaro. Dave yaramaze igihe kinini abantu bamukunda kubera izina rye, imodoka ze cyangwa uruganda rwe, ariko umukobwa yari amaze kuvuga amagambo atigeze yumva mu buzima bwe. Nawe yaramubwiye ati nanjye nakunze wa mucuruzi wa telefoni, ariko nakunze umuntu udahari, ubu menye ko ahubwo nakundaga Tona. Tona yumvise amarira ari kuza yiruka arayareka aratemba, aramubwira ati urabizi uyu munsi ndi kuzana cya cyayi numvise isi irangiye. Nawe ati kubera iki? Umukobwa ati uramaze ibyo uzi, ibaze kwibona n'umukozi wo mu rugo rw'umuntu ukunda kandi waramubeshya ibindi, umubeshya ko ukora mu matelefoni. Dave amwenyura ati nanjye numvise isi irangiye singiye kukubeshya. Umukobwa ati we ni ukubera iki? Nawe ati ntibaje ni aratekereza iki? Arumva ko ndi umubeshyi mu buzima bwanjye bwose. Tona yaramwegera ati ntabwo nkiri kubitekereza. Nawe ati ni ukuri? Undi ati yego ni ukuri. Gusa Dave yaramubwiye ati hari ikindi kibazo. Tona ati cyese kandi? Dave yaramusubije ati ubu mamaze ko twahuriye mu rugendo. Ibyo ni ukuri ariko ibindi ntabwo abizi. Namubwiye ko mfite umukunzi ariko ntabwo azi uwo ari we. Ntazi ko tumaze amezi menshi tuvugana, ko dukundana kandi ko twembi twabeshyanye. Tona ati nabimenye bizagenda bite? Umusore ati mama yanga ikinyoma ariko kandi akunda abantu bavugisha ukuri. Tona ati reka nsezere akazi nigendere rero, kandi singushyizeho umutwaro, uzakunda umukobwa uwo ari we wese ushaka, ukunda umukobwa uri ku rwego rwawe. Njyewe ndi umubeshyi, ndi umukobwa usuzuguritse ukora akazi ko mu rugo, rwose nyihorera pe. Mama wawe ntazigera abimenya kuko utazigera ubimubwira, nzaba narigendeye. Sindi gusaba amafaranga yo guhembwa ku kwezi, ndahita ngenda. Dave ati tugomba kubanza kubwirana ukuri kose hagati yacu, nta kindi dusigaranye cyo guhishanya. Tona amwenyura ati hari ikintu usigaye umpisha? Dave ati oya ntacyo, ariko niba gihari mbwira, wowe kirahari? Umukobwa ati nanjye nta kindi nguhisha, ibyo nakubwiye byose ni ukuri. Dave yarebye Tona igihe kirekire, amufata amaboko yombi aramukomeza aramubwira ati oya, nta hantu urajya, nta kazi usezera, nta muntu n'umwe nzigira gusimbuza. Niba hari umuntu ugomba kubwira mama ukuri, uwo ni njye. Tona yaramurebye amaje akomeza kumanuka, aramubaza ati ariko se Dave uzakomeza unkunda ndi umukozi wo mu rugo? Mama wawe nabimenya azatekereza ko nashatse kukwiyegereza ngamije umutungo wanyu. Dave yahise amuca mu ijambo ati oya, mama ntabwo ari umuntu ucira abandi urubanza atabanje kubumva. Ikindi kandi urubanza yaca ntabwo rwakura amarangamutima yanjye. Ashobora kubanza kurakara nibyo, ariko sinzemera kuhangayika wenyine.
Tony ati none se uzabimubwira ryari? Nawe ati nzabimubwira ejo. Uwo mugoroba barasangiye buri wese ajya kuryama. Iryo joro nta n'umwe muri wasinziriye neza. Marita nawe ntiyarazi impamvu yumvaga ko hari ikintu kidasanzwe bari kumuhisha. Yibukaga ukuntu umuhungu yari yatunguye cyane abonye Tona n'uburyo Tona yari yataye umutwe, akibwira ati hari ikintu batambwiye. Bukiye mu gitondo nk'uko byari bisanzwe, Marita yicaye ku meza ategereje icyayi. Dave yari yicaye iruhande rwe, Tona azana icyayi nk'ibisanzwe, ariko ntiyahise asubira mu gikoni nk'uko abigenzaga buri munsi. Dave aramubwira ati ugumye hano gato uba wicaye tuganire. Marita ati habaye ikira? Dave ati mama hari ikintu twaguhishe. Marita ati mwembi? Umusore ati yego. Mama we ati ngaho ukivuge. Dave nakoba ati ntabwo Tona ari umuntu nahuye nawe rimwe gusa ngo birangire. Twahuriye mu rugendo nibyo, ariko birenze kuri ibyo. Hashize amezi menshi tuvugana. Marita ati muvugana? Nawe ati yego, niwe nakubwiraga ko nakunze. Akazi nakubwiye yarambeshye, ariko turagusobanurira impamvu yabyo kuko nanjye naramubeshyaga. Nyina amuteze amatwi ntiyamuca mu ijambo kugeza arangije. Nyina amaze kubyumva neza yaramubajije ati niwe mukundana cyangwa numvise nabi? Ngo mwagiyeho murabeshyana mumbwire. Dave nta kintu na kimwe yarasize inyuma, ariko nyina arakomeje kutabyumva. Yarahagurutse ajya ku idirishya areba hanze, hashira nk'iminota 2 yose nta muntu uvuga. Tona yumvaga umutima uri kubyina. Dave we ntiyarazi icyo ategereje. Marita yageze arahindukira, bareba umwe ku wundi, agira agahinda arabaza ati ni iki nakwigishije kuva ukiri muto wa mwana we? Umuhungu ati wanyigishije kuvugisha ukuri. Nyina ati none se ko wabeshye? Dave ati ntari mfite ubwoba kandi byangiriye umumaro. Ubundi se ari kunkundira ibyo dufite ntakunde ngewe bikanshimisha. Nyina yarebye Tona ati nawe se wanyu bakwigishije kubeshya muko? Tona amarira yazende mu maso ati nari naratinye ko nimbimubwira nkamubwira ko ndi umukozi wo mu rugo azahita anyanga ku kanya. Nyuma nari kuzava muri aka kazi ko gukora mu rugo ngashaka igishoro nkareba ibyo nkora nkazamubwira ibyo bindi nari kuzaba nkora akabyishimira, ariko namubwiye ko ndi umukozi wo mu rugo. Marita ati ubanza kuba umuntu icyo ukora kikaza nyuma. Uyu munsi wakwitwa umukozi wo mu rugo, ejo kuko kwitwa umucuruzi nk'uko wabyifuzaga. Ikimbabaje si uko uri umukozi wo mu rugo, ahubwo nyimbabajwe nuko mwembi mwatekereje ko umuntu ashobora gukunda cyangwa agakundwa kubera akazi akora. Nibyo koko umuntu ashobora kukwanga cyangwa akagukunda bitewe n'akazi ukora, ariko ibyo ngibyo biba ari ubujiji. Akazi ukora kaba gashobora guhinduka. Uyu munsi wahindura izina. Uramutse uri umunyonzi ushobora kubona amafaranga ukagura moto ukitwa umumotari. Ejo ushobora gushaka perime y'imodoka ukabona akazi ukitwa umushoferi. Ejo ushobora kubivamo ukajya korora intama ukitwa umworozi. Akazi ntabwo ari ko umuntu areberaho. Njye ntabwo narebera ku kazi, ariko ikimbabaje ni uko mwembi mwahisemo ikinyoma aho guhitamo kubwizanya ukuri. Ndababaye kandi ndarakaye. Tona yarapfukamye ati mama mbabarira. Nawe ati ntabwo nshaka kongera kumfukamira. Uramfukamira njyewe ndinde? Dave aramuhagurikije. Nyina arakomeza ati ntabwo ndakariye Tona wenyine, mwembi ndabarakariye. Urukundo rwatangiriye mu kinyoma akenshi biba bigoranye ko rubamo kwizerana. Bombi bubitse imitwe bagira isoni zo kumureba mu maso. Marita arongera aravuga ati ariko nshimye ikintu kimwe. Dave ati kihe? Nawe ati ntakabaye imbarakariye, ariko maze kubona ko nta n'umwe muri mwe wakunze amafaranga, nta n'umwe wakunda undi kubera akazi cyangwa izina afite. Mwakundanye nyine biraho buri umwe atazi uwo mugenzi we ari we. Nubwo mwabeshyanye nibura urukundo rwanyu rwari urwa nyarwo. Mwashakaga kururinda ngo umwe atamenye ukuri agatangira kubivamo, cyangwa se nyine agakunda ibyo bintu yamenye aho gukunda nyirabyo. Yegereye Tona aramubwira ati humura ndacyabarakariye, ariko nanone sinakwirukana. Tona ati none se arakurikiraho iki? Marita amwenyura ati nibyo twari tugiye kuvugaho. Dave amureba ati mama. Marita yigize nk'atari kumwumva, yibwirira Tona ati akazi wavugaga ko ukora ko gucuruza telefoni ubundi ushoboye kugakora koko? Tona ati yego, kandi ibyo ntazi nabyiga vuba nabyo nabishobora. Marita areba Dave ati nawe urabyumva, gira icyo ukora rero. Dave ati cyane. Marita arongera ati sinshaka ko abantu bazavuga ko umukazana wanjye ari umukozi wo mu rugo kandi ashoboye gukora ibirenze ibyo. N'ubundi ubwo ari umukazana mwinjiza muri business. Tona yaratangaye ati uya mama ntabwo ndi umukazana, nari nzi ko utaremera ko dukomeza gukundana, none se urabyemera nkomezanye na Dave? Marita aseka ati ntigeze ubaho uruhushya, ntabwo ari njye wabohoje. Mukubuze ejo azagusanga ahandi dushwane yagukurikire. Ndabizi abana b'abahungu iyo bakunze umukobwa bashobora no kumusimbuza nyina. Nuko njyewe nta kintu nasaba umuhungu wanjye, n'ubundi byose ndabifite ndabyiha, ariko ubusanga umuhungu ashobora gukorera amafaranga akagurira umukobwa igisuko cyiza, nyamara nyina yarabuze igitenge.
ibyo ngibyo bibaho, umuntu asiga se na nyina akomatana n'uwo akunda. Ibyo rero ndabizi kandi nkabizirikana, nta kintu nakora ngo mbatandukanye. Ariko nanone nk'umukazana wanjye sinakwifuza gukomeza kuba umukozi wo mu rugo. Uwo munsi Dave yahamagaye inshuti yari ifite amaduka acuruza telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Barahuye, amusobanurira ko afite umukobwa ushoboye, wiga vuba kandi ufite ikinyabupfura ashaka ko yamufasha guhugura. Nyuma yo kugirana ikiganiro na Tona no kumugenzura mu kureba niba afite ubumenyi bw'ibanze, bemeye kumuha amahugurwa yihuse. Hashize iminsi 3 gusa Tona yamaze kumenya byose, yaba ibiciro, ubwoko bw'amatelefone atandukanye n'ibindi. Marita na Dave bamushingiye iduka rya telefone. Tona nifuzaga kuba kwa nyirabukwe kandi bumvise impamvu ze barazemera. Ko ataha byari gutuma atisanzura, niyumve ko akwiriye gukundana na Dave. Bamushakiye umukozi we bwite, nabo bishakira undi. Ubwo yatangiye kwirirwa acuruza, nimugoroba akajya iwe aho bari baramugeneye, agasanga umukozi yatetse, akarya, akaryama, kuvugana na Dave byo bigakomeza. Hashize amezi menshi, Marita niwe ubwo ahamagaye Dave na Tona bicaza imbere ye. Yarababwiye ati urukundo rwanyu rwatangiriye mu kinyoma, ariko mwarikosoye ubu ngubu muraziranye. Nta mubyeyi wifuza umukazana utunganye, ariko yifuza umukobwa ufite umutima mwiza. Uyu mukobwa twamushingiye iduka ririmo telefoni nke ku gishoro gito cyane. None ubu abakiriya bose yarabigaruriye, n'ahandi bajya kugurira amatelefoni kandi amafaranga yinjira ari menshi. Nutinda gukora ubukwe rero, abandi bakiri bazamubona umugutware. Uri umukobwa ushobora guha amafaranga make yabyazamo menshi, aho arinze umukobwa ufite imitungo myinshi cyane ashobora kukuzanira ariko atazi kuyikoresha, yarayivanye ahandi. Amarira y'ibyishimo yatembye ku matama ya Tona. Dave yegereye nyina aramuhobera, Marita nabo bahobera bombi. Nyuma y'igihe bakoze ubukwe bwiza, Marita yishima nk'umubyeyi wari wizeye ko umuhungu atabonye umukobwa ukiza kurusha abandi, ahubwo akabona umukobwa wari ufite umutima n'ubwenge bwo gukunda umugabo we, kandi iterambere rye aho kurisubiza inyuma akarushaho kuryongera. Ubwenge yari afite bwari burenze ubundi butunzi bwose. Nizere ko ugiye kutubwira uko wayumvise muri comment. Nahirangiriye naho mu zindi nkuru. Ukomeze kugira ibihe byiza.